muha umuti umugore aramukunda yego ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma yego ndamubwiye ngo giye bamubeshyera reka muha umuti uzaje uwukoresha niba muca inyuma uzabimenya ubwo rero ukoresha uko bikwiriye ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze ati bamaje gufatana none se ngubu amano yawe niyafatana umuntu yakuraga amano agafatana kuwukoresha umunsi umugore najye usambana niyo mpamvu hari igihe bifata igihe noneho umugore amaje gufatana yahamagaye manager wo muri ayo mashambure barimo kuvuza induru ati nafatanye ati fite nomero umamagarira ahamagara uwo bita ngo ni shangazi w'uwo mugore ni cyo kintu ukoresha ku buryo babantu navuga ngo ibitsina byo byafatanye bita bitandukana ese nibasigarana ibikomere bigenda biti nta bikomere ubona ari kuza nta muti ifite bari kumaduka byari gukunda ariko ngiye nazanye amayogi abiri ayo mayogi ntabwo twaba twemeye kureba ubwambure bw'umugore utari uwawe nta burenganzira uba ubifitiye ubagati bakubwira ati birakunze bahita bajya mu kindi cyumba bakambara bisanzwe ko n'ubundi baba bambaye nk'uko Imana yabaremye hanyuma wari urimo bakimara gufatanuka wabonye bameze uti Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi ndabasuhuje bari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa aba diaspora ni kuri nanjye ndabakunda uko namudahema kungaragariza urukundo umunsi wo turi kumwe n'umupapa ndabona umupapa reka mwite umupapa mu byubahiro bye nzi neza ko benshi bamumenye cyangwa se yamamaye ahari umupapa wakoze agashya benshi mwarabibonye agafatanura ibitsina by'abantu bari bari gusambana ndetse naramutumiye bitewe nuko uyu munsi afite comment zirenga 200 benshi muvuga ati no muzamutumire mutubariza ibibazo uyu munsi rero nagize amahirwe yo kumubona bya bibazo bimwe mu byo mwibaza ibyo atadusubiza ubwo ngubwo nibanga ry'akazi muraza kwihanganeka mbabwire ngo mukurikire ikiganiro tubahaye ikaze papa murakoze amakuru nisa watangiye twibwira amazina yawe nitwa Twizeyimana Vincent bakabanze ku izina rya Mustafa Mustafa ryavuye he Mustafa kwa kundi mba nkorera abasilamu Nyamirambo ariko no muryango wacu turabasilamu mbere ari umukristo ababyeyi bo bari abakirisitu ngewe mbaho mitambo musilamu yego niho Mustafa ryavuye n'uburi umusilamu n'ubundi umusilamu ni byiza cyane ntago ndibuze kwinjira nda mu by'umuryango wawe cyane kubaza ngo ufite abana bangahe ibintu ngibyo reka byo tubyore tubigire ubuzima bwawe hanyuma wigize uba muri za Tanzania cyangwa za Zanzibar hariya niho ababyeyi bavuka niho ababyeyi bavuka urambwiye ati n'ababyeyi bavuka wenda ufite n'amatsiko yo kuvuga ati kugira ngo umuvuzi gakondo bisaba iki yego wabikuye he nibyo shaka gusobanura ibyo byose niyo mpamvu rembi kwaje kuko tuzi ko bira bintu wakoze abenshi muri komite nakoje mbona ngo ndabona ndumva harimo hano mu gihugu cy'u Rwanda aribo bwa mbere bibaye nta nubwo iriya miti dukunda kuyitanga ubwo rero ngewe natangiye kuvura afite imyaka 12 papa niwe wavuraga igisekuru cyacu cyose kiravura n'uyu munsi ariko haba harimo umwe uvura gusa iyo agiye gupfa abafite uwabisigiye ubwo papa rero yarabisigiwe na se noneho papa nawe agiye gupfa arabisigira ariko ntago abigusigira ahubwo byo biritoranyiriza bishaka wa muntu uzashobora kubikoresha wakwemera kondisiyo waba witonda udakunda ibintu byinshi byamaraha waboneka isaha yariyo yose kugira ngo nihaze umurwayi amugana amwakire ntago byafata umusinzi yaba ari mu kabari ntago byakunda ubu ntabwo ujye unywa agacupa ndakanywa mu masaha wenda y'ijoro cyangwa akanywera mu rugo mu kazi kuko uri nko mu kabari mu ndakubwira ngo ngo nje ku ivuriro wasinze ntago byakunda ntago wavura umuntu wasinze ubwo rero ngewe mfite nk'imyaka nka 12 niga mu wa 4 primaire nagiye ku kibaho umubyeyi yambaza ati subiza umwarimu mwiyandikira ubwoko bw'imiti ibyo ambwiye byahitaga bihinduka imiti icyo gihe navuraga nagukoragaho gusa ugakira
ndiba kwazaga baza abadamu bafite inda nkabakora kunda bakigenda ariko ntago nabaga ufite imyaka 12 ariko ntago nabaga nzi ko ndimo kubavura okay njye nabikoragaho gusa ninga kwa kundi ikintu kikuje mukagikora ubu ngubwo bikomeza kugenda gutyo rero papa agiye abarapfuye yego apfuye byose bitabi byose biraza imbaraga zose zikuzaho zinzaho ubwo nangira kuvura hari impamvu abantu b'i Kigali benshi banzi mu Nyakabana havuye nk'abasazi nka 5 yego ubundi ngo banze ku izina rya Nyabingi yuko mvura imyuka mbi Nyabingi umuntu abasazi benshi cyane ababuze urubyaro rwo no guhombya ariko ukijya mu mihango ntabwo ubwiye ngo wabuze urubyaro kandi waravuye mu mihango ngo uzagira ute uzabona urubyaro uri muri menopause ntabwo byakunda ikirimo rero nta kindi kibazo ujya kwa muganga ugasanga ibipimo byawe biragaragaza kuri muzima ariko ubana n'umugabo nta kibazo bikanga uraza tugakuzingura haba hari ibintu bituma udasama kandi abari byinshi hari igihe uvuka mu miryango mibi irimo imyuka mibi cyangwa baraterekeraga ya myuka ikakujyaho utabizi cyangwa hari abandi bantu bakugiriye nabi uraza tukareba impamvu utabyara tukaguma tukabyara yego impamvu nkubashishe nawe nye muri comment benshi bavuga ngo ibi bintu no muganga yakoze bibasanze bari abandi ngo bibane bacuza mbese ubona ko ari ibihugu okay biriya bikunda ko mu mahanga ariko nawe urumva bw'igisekuru cyacu gikomoka n'ubundi Tanzania kandi Tanzania irabizi namwe niho imiti yose ikaze iva nubwo mba ndi hano mba afite uburyo nanjye bayinyuza cyane nanjye nkambuka ukayizana hanyuma navuga ngo wakoze agashya impamvu mvuga agashya niye ntago ari njye nyine watangaye no muri comment ndetse n'abantu bose n'uyu munsi bambaza ati biriya bintu nibyo ariko nkanjye wari uhari nabihamya ko ari byo kuko nanjye nari imibereye aho byabereye kuri teri ubundi ndashaka kutubwira biriya bintu ubundi wabigenjeje gute mbese biteye amatsiko kuvuga ngo abantu barasambanye ibitsina birafatanye kandi utari uhari ese wabyohereje mu mwuka uriya mupapa yarakwegereye arakubwira ati mbese ngiye uriya mupapa twajyaga dusangira ari inshuti yanjye aho twaba tumusangira agacupa akavanga umugore amuca inyuma nkamubwira ngo ushobora kuba ari abantu babikubwira atari byo ni byiza reka nkuhe umuti utuma bamukunda yego umugore aramukunda muha umuti umugore aramukunda yego ariko aravuga ngo nubwo umugore yankunze arimo gukomeza kuca inyuma ndamubwira ngo agiye bamubeshyera reka nkuhe umuti uzajye uwukoresha niba muca inyuma uzabimenya ubwo yarawukoresha uko bikwiriye ngiye kumva numva uramagaye ati wa muti wanjye wakoze ati bamaje gufatana ambwira aho bari ndabaza ngo barahagana he arambwira ngo bari Gikondo nibwo nahitaga nitegura njyana umuti wo kuba matanurisha ko biteye ubwoba ibi bintu ntabwo biteye ubwoba ni indwara nk'indi waba wumva ari ibintu byoroshye none se ngubu amano yawe niyafatana umuntu yakuraga amano agafatana sibyo umunwa wafatana urimo kuvuga gutya nta bantu ujya ubona baba barabaye biragise kandi bamaje gukura byashoboka ni abantu se babasazi ujya ubona mwariganye ugasanga arimo gusara mu muhanda burya ni abantu baba barabahemukiye ariko iyo baje turabavura none se mugaye ikibazo cy'amatsiko umuti waramuhaye ni ukuvuga ngo wamuhaye n'iminsi azabikora wari uzi igihe azasambanira niyo matsiko uriya mutera nawumaranye amezi 5 yaranze kuwukoresha nawe yumvaga ko bitabaho utanakora kwa kundi uvuga ateka ngerageze yego agerageje biba birakunze ni ukuvuga muri amezi 5 se umudamu yari atarasambana cyangwa se yari yarasambanye umuti ntabwo bawukoreshaga ukuri ukoreshwa iminsi mike cyane yego n'umunsi umwe wakora ahuye n'undi muntu wo hanze impamvu bitinda ashobora kuwukoresha umunsi umugore najye gusambana niyo mpamvu hari igihe bifata igihe kirekire ariko nk'umugore n'umugabo babana akomeje akawukoresha n'ubundi bari akantu utonya ni gakeya n'utuvuta wisiga n'ibintu byoroshye cyane ariko niba ufite izindi mbaraga uba ufite izindi mbaraga ni umuti usanzwe ariko ufite imbaraga ufite okay nagize umuntu uba ufite izindi mbaraga ni umuti ufite imbaraga ni ukuwisiga se ni ukuwisiga urawisiga
aha reka ndeke kwinjira mu mabanga cyane nakumenesha andi mabanga hanyuma ni dogo amaga yakubwira uti abantu bafatanye umugore se mwari musanzwe muziranye cyangwa se wari muziranye n'umugabo gusa umugabo twari tuziranye dusangira noneho umugore amaje gufatana yahamagaye manager wo muri ayo mashambure barimo kuvuza induru ati nafatanye ati fite nomero umamagarira ahamagara uwo bita ngo ni shangazi w'uwo mugore nyirasenge nkuko twabyumvise yego nyirasenge barahageze nyirasenge niyo wahuruje umugabo we ko babonaga nta wundi muti waboneka ari uguhamagara umugabo agakora ibyo agomba gukora niba ari ukubajyana ku bitaro bakabajyana niba ari uguhamagara umuvuzi akamuhamagara umugabo avuze ati ninjye wabikoze rero reka mpamagara umuganga wamuhaye umuti yatuzanire undi muti ugomba kuba amatanurisha ubwo ndaza rero ndabibakorera wowe wakoresheje ikiri batari ibanga ni ikihe kintu ukoresha ku buryo babantu navuga ngo ibitsina byo byafatanye bita bitandukana ese ntibasigarana ibikomere bigenda biti nta bikomere umuti nakoresheje tuvura za nyabingi tuvura imyuka mibi none twe dufite n'ubushobozi bwo kuvura abanyamahanga nta muti tubahaye kutuvugisha gusa icyo musaba ni amasaha nzajya muha yo kumuvuraho n'ubundi rero imbaraga ntabwo ziba mu muti imbaraga ziba mu mpano dufite yo kuvura n'ubwo nari kuza nta muti ifite bari kumaduka byari gukunda ariko njye nazanye amayogi abiri ayo mayogi icyo asobanura iyo umubyeyi wawe yapfuye bagiye kukwimika hari amayogi bagukomanganyisha kugira ngo wicare ku ntebe y'umuntu wakuraze ayo mayogi rero tuba tuyafite icyo ari cyo cyose kirakunda n'umusazi uyamukomanganyishije aratuza ukamushakira imiti ayo mayogi aba afite izindi mbaraga ariko agakoreshwa na nyirayo hanyuma ikibazo cy'amatsiko numva ngo ntago mujya mubareba ni ukubera ihe mpamvu udashobora kureba abantu uri kuvura kandi tuzi ko nk'umuganga yemeye kureba abantu ntabwo tuba twemeye kureba ubwambure bw'umugore utari uwawe nta burenganzira uba ubifitiye ntabwo yemeye kubareba ariko kubareba ntugire ngo nindi kondisiyo ngo byapfa ahubwo tuba tugira ngo tutamenye n'abaribo tubahe sekirite yabo yego kuko ushobora gukuraho nk'irido ugashiduka n'undi uri inyuma wenda igipangu n'uri mu birahure urabizi baba bahuruye babonye ukaba wangisha umutekano we ubwo rero niyo mpamvu uko baba biyoroshye niko mbavura bameze bagahita bakubwira ati birakunze bahita bajya mu kindi cyumba bakambara bisanzwe ko n'ubundi baba bambaye nk'uko Imana yabaremye hanyuma wari urimo bakimara gufatanuka wabonye bameze uti bahise bavuga ngo urakoze cyane ngo Imana iguhe umugisha n'iryo jambo numvishe Mana we hanyuma umugabo yabyitwaye mate muri ziriya roji umugabo we yaravuze ati uyu mugore ndamukunda ati nubwo yabikoze wenda ni satani yamushutse ati njye ndamuha imbabazi ariko nazongera ukunda ariko bwa mbere bwo yari afite umujinya ati barasubiza inkwano n'ibyo natakaje nyuma yaho rero turamubwira tuti nawe bitabaho kandi namubwira tuti buse weho nta hantu wari wajya wese iyo ujyayo bikagenda gutyo ibyiza ni uko wamuha imbabazi mukarera abana mugakundana noneho nkatwe babuvuzi gakondo ntabwo tuba dushaka ko umuryango utandukana ugomba kuvura urugo kandi kuvura ntabwo ari ugusenya twamugiriye inama turamubwira umugore wawe agiye ukazana undi mwana aba bana wabajyana he ukazana undi mugore yego byaba ibibazo ahubwo gara umugore wawe mujye inama murebe ukuntu mwazubaka urugo rwanyu cyane hanyuma urumva inyuma yaho umugore nta kibazo muzagirana umugore ahubwo yarankunze cyane yaravuze turakoze cyane urugo rwacu rugiye gukomera ariko se wenda uri nk'umuvuzi gakondo hari ibibazo nk'ibyo ngibyo cyane nabonye komenti 200 inyinshi nizivuga uti no muganga natubabarira dufashe ingo zacu zigeze gusenyuka tumerewe nabi mbona ko ari ikibazo cyugarije isi yose ubundi ubona wowe cyangwa se nk'umuntu mwaganiri ubona ari iyihe mpamvu umugore ashobora guhaguruka mu rugo rwe akajya guca umugabo inyuma urabona hari ukuntu umugabo aba gutoteza
hari n'ukuntu umugabo aba yihugiyemo akirirwa mu kazi ke agataha yananiwe icyumweru kigashira abagore ntabwo mujya mwemera yuko ari umunaniro wumva ko yagiye ahandi nawe rero urabizi ukuntu gahunda ibimeze twese twaremanye iki umuriro hariho abantu bagira umuriro cyane hari abagira uworoheje biterwa n'uko uteye cyane umugabo yajya kubikora akagupfubya hari abagore gabo muri iki gihe banarongorana bagakora imibonano umugore sarangize akazapfa akadwara imitwe umugongo akadwara mu kiziba cy'inda yahura n'undi muntu yamuganiriza ati mbabarira sinakugira muri ugashiduka agiye kujya ute kuguca inyuma ahubwo nukubwira nukuzakora ikiganiro ukagira bane bagabo mu byo bakora byose bakumva yuko bari kukumva baguteza amatwi rwose mu byo bakora byose bakumva yuko umukobwa muvana iwabo hari ibyo kurya hari ibyo kunywa atanabibuze cyangwa agiye no mu rugo uciriritse kuruta urwavuyemo hari ikintu kiba kimuvanye iwabo yamara kugera mu rugo rw'umugabo cya kindi umugabo akakirengagiza cyangwa nawe akatangira akamushyiraho inkeke akamurutisha akazi cyangwa se akamutisha n'abandi bakobwa yego ubwo rero n'umugore nawe areba kure nawe atangira kuvuga ati bisi nabivamo nubwo atakurutisha abandi bakobwa kabone nubwo yaba adasambana ntabwo wemeye kurutisha akazi umugore bazanye mu byo ugomba gupanga no gupanga amasaha yo kuganira n'umugore wawe nk'uko wamuvanye iwabo umukunzi ntabwo waraje kumutirira ku meza ngo uzajye umureba nk'umutako hari abandi bataha bukeye nubwo covid yaje abantu bakaba bataha basigaye batakare bajya kubona umugabo ataha isaha 10 z'ijoro avuye mu kabari akaryamaho isaha imwe bugacya asubira mu kazi akazahorana iyo stress uwo mugore babonana gute abandi bataha bakerewe umugore yicaye mu ntebe yagutegereje arakubuze araryama numara kujya mu buriri ugatanyuka mu gihe ibyo mukora mudu y'umugore yabivuyemo niko akundi umugore abiguhereza ariko ukumva ko we abari nko kukwikiza umugore akabaho atararyamana n'umugabo kandi amufite kandi baryamana banabyarana nta kintu urumva abagore muri iki gihe bafite ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu basigaye bashaka udusore reba nk'uri afite imyaka 23 ahubwo icyo kintu yibashije numvishe ngo ni agasore nibyo koko ni umusore nyine none se ari kujya gushaka umusaza akamumarira iki nk'uko babivuze yavuze ko yari amaze amezi 6 ngo ntacyo amukorera kandi babana urumva ni ibibazo bikomeye cyane none se mu majwi y'umugabo dufite we yaravuze ati umugore wanjye ndamukunda nta nubwo mupfubya rwose iryo jambo yakoresheje none ngo ati yaramaze amezi 6 umugore bavuga ko yaramaze erega ushobora kubana n'umugabo imyaka 5 ataragukora ibintu ngo wishime ubwo bara nk'uko utabikorewe none se umuntu agiye azaga gukora iminota 2 ukajya kugera muri mudu w'igikorwa yagishoje uwo munsi umuntu akubajije ngo wabonanye n'umugabo wamubwira ko wananye n'umugabo nawe ndakubajije ufite umugabo yego kazajyaza wenda mukabikora buri munsi ukazajya kujya kubishaka we yamaje kubisoza ugahura n'umuntu wava ko wahuye n'umugabo ni ikibazo hari abagore rero bameze gutyo babaho nta mugabo bafite umugabo ariko batazi ko babana n'abagabo mu nzu niyo mpamvu basigaye bajya kwishakira iki abasore bazi akazi hanyuma none ndangije abasore bazi akazi none abagore urabagarukira nese birakwiye abagore ndabagarukira uko uweho ndiba ndi umugabo shaka kugira ngo ngende nkora ibyanjye ninezeze umugore musigaye arimo kugaragurikaho musigiye uburwayi fazari wamwihorera mukazayipanga umunsi wenda rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru mukabikora mwese mwabiteguye mwabyemeranyijeho mwaruhutse aho kugira ngo uzaza buri munsi weho winezeza we utamunezeza ntacyo biba bimaze ahubwo atangira gutekereza icyamuzanye hanyuma muga hari ikintu ndi bwibaze ni nk'inshuro ya kangaho umaze gufatanya abantu muri aba buryo cyane ko mu Rwanda njye navuga ngo ntitubimenyereye ntabwo bimenyereye biba mu bihugu byo hanze niho ariko nabo hanze yagiye bajya bahamagara nkabohereza umuti ariko ibingibi ntabwo dukunda kubikora cyane kuko ni nko kwandarika umunyarwanda ntabwo dukunda kubikora ariko bibaye ngombwa ndabafata nkabinginga nkabigisha byanze ariko nta kundi
none se ikibazo cy'amatsiko nibaza uravuze uti byanze kuki utagiriye inama umugabo mubwira uti ndaguha indi miti yose ahubwo yatuma umugore areka ubusambanyi ahubwo ukaba wamuha imiti ituma bazamata. Umugabo we yaravuga ati umugore wanjye ndashaka kwereka imiryango y'iwabo dore ko avuka mu barokore. Yahamagaraga bene wabo akavuga ati waturekeye umukobwa ko ari umurokore ko atanywa inzoga kandi iyo miti umugore ntabwo ari kwiyemera. Aravuga ati kugira ngo azashobore kuyemera nanjye ndaje muha ikimenyetso. Umuryango w'umugore wo wakanaga ku mwana wabo yabikoze azi ko bazatandukana. Yagira ngo abone umuryango w'iwabo ubone ko umukobwa afite ingeso noneho babone nuko yihanira rimwe. Kandi iwabo bazi ko umwana wabo ari umurokore wamaramaje. Umugore n'umugabo barihanye ubu ngubu urugo rumeze neza cyane bameze nk'abageni. Ni igitangaza navuga ngo birana. Ubu ngubu urukundo batire bagira buno bararufite bameze neza cyane. Biranatunguranye benshi bari kuvuga ari ati barahita batandukana abandi ati barabafunga. Noneho turashaka wenda wowe ufite amakuru ntago bigeze uriya mudamu amufunga ko benshi bavugaga ngo nta muntu bafunze. Hanyuma uriya musore we rero uyu umwana muto cyane we yarakwiki iki kuri uriya mugore na amafaranga ni iki ntago ari amafaranga ni rwa rukundo. Ubwo so umusore yakwa 23 yarakunze uriya mudamu we 23 umusore abakuze urukundo rigarubaho sina abantu ujye ubona kuri 23 akunda umuntu 30. Yego ni urukundo nta kindi ntago ari amafaranga. Nkaba nkuko ngo bacuruzaga hamwe. Bacuruzaga hamwe. Ni ukuvuga ngo n'amaroje ubwo n'umugore wayishyuraga. Buriya babyumvikanyeho. Ariko urukundo ntago barugura. Bakunda use ukundanye n'umuntu wamubwira ngo arakwishyura. Cyangwa ntago ujye ukunda. Hari abantu batajya bakunda. Ndakunda. Hariho n'abantu bakunda ariko nk'ubu ukankunda urugero hakamwe ngo ndabona amafaranga ubwo se wankunze urwo se urukundo urwo ngurwo bare nabo barikundanye nabyo amafaranga birimo. Iyo haje amafaranga biba bibaye uburaya ngo no gukura ibyinyo ngo sigaye numva muvuga ngo ya muntu ngo ndamukura. Hanyuma harabibajije ngo ubu ngubu se ubu koko uyu muganga uyu muvuzi gakondo ntiyakoze icyaha ubu bivuga iki? Nta cyaha nakoze ahubwo nabubakira urugo rwabo. Umugabo yarasigaye yari yafashe umwanzuro kutazagerara mu rugo. Umugore nawe afashe umwanzuro kuzayerirwa muri bariya basore ariko ubu ngubu aka kanya bari kumwe urumva nabubakiye urugo ahubwo bazashaka bangura akantu kushimira nawe. Ubundi iyo ugiye mu rusengero ubanza kwihana. Yego ntago wakwinjira rero mu rusengero utihanye. Nabaye abantu bari baranze kwihana nabajyanye bari nko mu cyumba cy'amashinyisho nabajyanye bajya kwihaniramo. Aya ni mu cyumba cy'amashengesho biriya babyita gukebura. Ntago ujye usenga se n'Imana bugira gukebura. Yego kugira ngo ubone kwikurikira. Ntago wajya gupfukamye ngo Mana mbabare ubusambanyi mbabare iki ubusambanyi hagomba kujya akanyafurero. Bone urugo rwabo rumeze neza rero. Ntago nabahanye biriya babyita gukebura. Iyo umuntu aza kubahana se ngo wabigenda kuriya reka bahana kuriya se none rukundi wahana byatari bikarenza biriya warabahanye no ukagenda munataragurika muhanda ariko ntago byemewe. Ariko mu bihugu byatera imbere bashiruka byabaye twebwe mu gihugu cyacu kigendera kuri gahunda na discipline n'umuco nyarwanda. N'umuco nyarwanda ariko haraho wagera ugasanga birakaze cyane. None se ikibazo cy'amatsiko wenda uri umuntu nago navuga wenda bakuzi barakuzi ko uri umuntu donc hari nk'abantu tuzi ngo basarungo n'abandi batandukanye ariko mu bavuzi gakondo nabo niko biyita cyangwa se niko twumva bitwa niwe muntu wa mbere wakoze ikintu navuga abantu bose kikabatangaza. Burya rero buri wese akora ikijyanye n'ubushobozi bwiwe. Si wize mu ishuri. Yego abanyeshuri se bose bo mu ishuri baba ba mbere. Oya buri wese akora ibijyanye n'ubushobozi bwiwe. None we kudakunda kugaragara cyane. Oya n'ubundi ngewe abantu bagaragara n'abashaka abakiriye. Ngera abakiriye n'ubundi ndabafite. We nta soko ushaka. Nta soko ushaka. N'ubundi nge mvura umuntu akabwira undi itangazamakuru ngewe ryanje ni ukuvura umuntu agakira akaharangira uwundi. Ntabwo ari ukujya ku itangazamakuru. Kujya ku itangazamakuru ni nko kwiyamamaza kandi ntabwo ndimo kwiyamamaza. Ntabwo byaba ari ubuvuzi gakondo yaba ari urucuruzo.
hanyuma hari abavuga ngo murabavuzi gakondo abandi bakavuga uti ni abapfumu wowe icyo kintu kivuga iki ati biriya bintu nanabyumvaga rero kuvuga ngo umupfumu yaje ati ntabwo yari umuvuzi gakondo afite imbaraga zikuzimu oya njyewe ndasenga kuko nitwa Mustafa ndi umusilamu ndasenga ntabwo njye kuzimu wabyumvishije yego senga n'Imana mvurisha imiti y'ibimera hakiyongeraho umuvuzi gakondo ni umuntu uvura hari ibyo avurisha yasigiwe n'igisekuru cy'iwabo nibyo bita ubuvuzi gakondo hari abandi rero bita abavuzi gakondo no mu muryango wabo nta muntu wigeze uvuramo n'umwe nawe ubwe yadwara umutwe ntashobore kuwivura nabyo bibaho kazagenda wenda bisanzwe nyine waza ahubwo ndakuvurisha hari n'ubakubwira iyo uzajya kugura mu bagorozi tujya mu bagorozi kuri bumba n'amakara reba nk'umuntu yaje wawe kwivuza ukamurangira ujya kugura imiti wose waba uri umuvuzi gakondo muvuzi gakondo mufite wowe ubushobozi bwo kuba wakwivura twebwe turivura ntabwo nakubwira ko twivura twe tuvuka dutsiritse amaroza ayo ari yo yose imyuka mibi iyo ari yo yose ntabwo yadufata kwivura kiriya nko kurwara izo ndwara za kizungu tukajya kwa muganga ubu nawe ujya kwa muganga ntabwo nari narwara navuka icyo bundi niyo mpamvu bavuga ngo ni imyuka mibi hari umuntu utarwara se oya ujya kurwara harimo no kurya nabi wabyumvishije uko tuba tuzi ibimera tuba tuzi gahunda yo gukurikiranira gahunda n'imirire wabyumvishije yego ugomba kumenya ko mu gitondo niba uri bujye muri dushe ugomba no gukora dushe imbere mu mubiri ukanywa amazi yego ukanywa iki amazi ukamenya ko ibiryo bya nijoro atari byiza wamara kunywa amazi yagushyiramo wenda ugafata rya funguro rya mu gitondo saa sita ukarya neza nimugoroba ushobora kwirira imbuto salade ugakora na siporo indwara yava hehe kandi ukazajya unividura mu nda haba harimo imyanda myinshi hari imiti umuntu agira yo kwiyoza mu nda nta ndwara yagufata ubu nta nzoka warwara reka indwara y'inzoka ya miti mbanekamo abantu impumuro yayo zibahita ziruka ko tuvura na mibe n'inzoka indwara zose za gakondo turazivura tukiri aho hari igihe njya numva ngo mutanga umuti ngo gukunda ubundi uwo muti ubaho koko ibyo bintu bijya bicana umuti wo gukunda ubaho ariko ntabwo buri wese urugero ushobora kuba waravutse mu miryango iterekera ifite nyabingi nta rukundo igikundiro cyaragiye ukazabaho uri inkumi ntiyagiye n'umuntu ukubwira umukobwa akakubwira ngo navuka nta muntu urambwira ko ankunda abantu tujya duhura nabo ko nta muntu wari wambwira ngo arankunda dushobora kujya mu kabari nkagura agacupa undi akagura agacupa wenda tukikundana tujya kwikora ibyacu ariko utwo ntabwo ari urukundo mwahuriye he mu kabari mukoze ibyanyu ntabwo ari urukundo umuntu akakubwira ati navuka nta muntu urambwira ko ankunda ni kwa kundi usanga abakobwa bafite imyaka 40 waraheze iwabo ari byo bita guhera kwishiga niko njye numva ubwo rero umuti w'urukundo uraza tugakuraho imyaka tugakuraho inyatsi ubundi tugakubita umuti abantu bakagukunda ntabwo byoroshye ubu hari abakobwa wari waha imiti yo kugira ngo bazabakunde bigacamo baraza benshi cyane n'abandi nka buri cyumweru mbafite ubukwe ngomba gutaha babakobwa nahaye umuti bamaze 30-40 akabona umukunda bakora ubwo bukwe ngomba ninjye utanga umugeni ufite nk'ingofero 100 ibaze z'abageni wagiye ati ngo niwe papa nase umukobwa ate wimwe ni ugomba kuyambara atanga uri umukobwa ahantu habi ushobora no kwiga ukaranza ukabura akazi cyane kubera ya myuka mibi kugendaho uraza tukayigukuraho hari indi miti urabona urugero gusenga birakunaniye nujya mu rusengero gusenga byakunaniye nujye ngo naho hantu bita mu bapfumu njye numva usibye ko nyine atari umupfumu byose byarakunaniye si usenga si unaraguza uzabahute
gusenga byarakunaniye, gukizwa birakunanira, urinywera agacupa gusa. Uwo mugabo azava mu kirere ntiyamya kunjya nkubwira ya karande. Hariho n'imiryango itagiremesha ingo, ntabwo uyizi, ukaza wenda nk'abakobwa mu ngano kumva umuntu agashaka ugashiduka byaye kabiri akava mu rugo umugabo nta n'ikintu ngo ndumva ngo nashaka kubaka akigendera ngo ntabwo ngukunda, akagira ate ya miryango itajya yubaka rero, bagore bananiranye baba binywera byeri babyarira mu rugo, bagiye bafite karande. Nta mugore bananiwe kubaka urugo ubaho, abafite karande afite imyuka mibi imugendaho, babandi baraza tukabibakuraho. Ubwo birajyana nabyo nijya numva ngo mutanga imiti ngo y'amahirwe kutiga. Amahirwe. Ngo umuntu akabaho umuntu iyo wagira ngo iwe ngo igisambura kinukira, baguha umuti mu gisamba cya kujya kigatambuka kikajya kwiba ubundi. Wese wavukiye kwibwa. ni ukuvuga ngo hari nk'umuntu ujya kwiba ikintu ngo agaherayo, ubwo ibyo nabyo urabikora. Guherayo ni nk'uko bahise bamatana nyine. Ntabwo eze imvura ikakunyagira nko muri kino gihe cy'imvura. Ariko iyo ngiyo ntabwo ujya ubyumva se za kibungo abantu baheze mu ntoki, niho ujya ubyumva. Ni ukuri njyewe naratangaye cyane. Noneho ndashaka umbwire, ubu ufite umufasha, ubu we ashobora kuba yavuga ngo reka ngiye guca umugabo wanjye inyuma, cyangwa se umugore wanjye arasenga, ntabwo ari umupagani. Biriya bintu bikora abantu batizeye b'abapagani. ni ukuvuga ngo wenda njya numva ngo nk'umugore umuvuzi gakondo ntashobora kumuca inyuma ngo aba yamubonye kare. Nibyo tubireba niba baraba babizi, mama ubireba. Abandi n'ubushize numvisha bavuga ngo uriya mugabo kuko ngo hari ingufuri wari waramuhaye. Nibyo nta ngufuri namuhaye, icyo namuhaye ni umuti. ngo abandi ngo wamuhaye umuti ngo umugore ajya kwambara ngo umwenda akabanza ngo kuwushyiramo. Mbese ni ibintu numvishije ibintu byinshi bitandukanye. Urabona hari ahantu hari abantu benshi, buri wese uko umutima wamutegekaga niko yavugaga. Noneho ndashaka utubwire, warasohotse abantu bari buzuye, wari uhari nawe se nakubonye? Nje nari imari nose niwabonye inkuru ukanambwira uti inkuru nayibonye iwawe ngusaba ikiganiro, gusohoka ukabona umaze gukora bira bintu hanze hakubise wuzuye kuriye, wumvishe muri umeze gute? Njyewe ni ibintu rero bisanzwe, ni nk'uko iwanjye haba hari abantu benshi cyane. Biriya njyewe ntabwo nari kubitera, numvaga mvuye umuntu umwe akize, gahunda ari ukujya iwanjye nkavura abandi banegereje. Ibyo kuvuga ngo bari abantu baruze ntabwo bindeba, byarebaga abakoze amabara. Njyewe gahunda ari iyo gutaha nkajya mu rugo kuvura abandi bari banegereje, kuko n'ubundi aho kanya bamagana afite abandi bantu bari mu rugo. Ego. Hanyuma nk'umufasha wawe atubwiye atarasenga, rero igihe ujya ubona wenda akakubwira ati ibi bintu wazabivuyemo, ko tuzi ko abagore bene bagira abagore barabikunda ngo babivuyemo, ariko mbivuyemo abana banjye bagira ingaruka. Ubwo n'abana baziga ibyo uyu ni umwuga w'umuryango, guhera ku buvivure sogokuru, biriya bintu ntabwo bigomba gucika mu muryango wacu. Ubu na madamu yabikora? Oya, umuryango wabo ntabwo uvura. Umuryango wabo ni abatambyi n'abapasiteri. Nubwo mubihuza gute rero? Wowe uravura umuvuzi gakondo, kwa madamu na pasiteri cyane, niba bumva ko ari imyuka mibi bajya babyiyumvisha ko ari ibintu bisanzwe. Bo bumva ko ari ibintu bisanzwe, n'ubundi hari ukuntu bajya gusenga akakundi bavuga ngo abantu bahanuye, Imana ikakubwira ati uyu muntu baramuhumanyije uzajye kwivuza. Abantu rero bemera biriya ngo kwivuza ngo ni icyaha, niba abantu batari bamenya Imana neza. Kwiyahura ni icyaha, bakuroze ngo urasenga ntiwivuze ugapfa, nta juru wabona kuba wiyahushye. Abagore bacu rero ntabwo bari bagira ubujiji nk'ubwo bwo kutatandukanya icyiza n'ikibi. Hanyuma noneho iyi saha hari benshi bakomeje kwifuza ko biriya bintu wazabibakorera, ariko ngiye navuga ngo icya mbere ni icyizere. Wowe uyu munsi noneho urumva abantu nibakomeza guhamagara ati dukeneye gufata abagabo bacu, abandi ati abagore bacu. Kuri uyu munsi ku mugana ni ibintu biri muri rusange, abagore bacu inyuma, abagabo inyuma. Ese ubundi wowe uhura n'abandi benshi? Mbese abantu iwanjye rero ari igitsina gabo n'igitsina gore, aka kanya noneho abagabo nibo ufite benshi. Niwe ufite benshi yuko ahantu rega bakunda kujya ni hano batanga utuntu tw'utuzaratsi. Kuva iwanjye rero njye mvura indwara, hari n'ubwo ukareba abantu bahari ukaba bati wa munda mugiye gute,
ukaburagiye hari abantu baba baroza amarozi abasazi oya navuga ku kibazo cyo gucana inyuma abenshi oya n'abagore hari n'ubakubwira ngo nta mugabo ufite kandi barahana mu buriri ariko ubundi nagira icyo kibazo nifitiye ngo nkuriya mama yabwiye uwo musore ati bagiye kuryamana agazi ko ari umukobwa usanzwe nibyo cyangwa se n'amagambo y'abantu uriya oya ni amagambo yari yamubwiye ko yabyayeho rimwe yamubwiye ko yabyayeho rimwe ariko amubwira ko atubatse cyangwa yamubwiye ko ashikanye n'umugabo batandukanye ariko n'ubundi baba batandukanye n'ubundi se urugo rwubakirwa mu buriri niba mu buriri nta kintu gikorwamo ntibatandukanye twatwubatse ariko ubu nta kibazo hanyuma batubwiye uti mbivuyemo abana bagira ibibazo bikomeye ni nk'ibihe bibazo bahura nabyo urabona bino bintu n'ubuvuzi gakondo neza nimbere ka mbwira ahantu ndajya kubishyira hari uwabisigiye nanjye rero nzabisigira nimbere ka bizagenda gute ntabwo byakunda hanyuma ntiwari ufite ubwoba ko amategeko ari bukugonge ntabwo nari mfite ko ibyo nakoze ntabwo biriya ari amategeko ntabwo ari ibintu bikaze cyane kugira amategeko yakugonga icyo nakoze ni ikihese kimbwire cyokora amahirwe mwagize rwose mwagize iki mwabagiriye ibanga rwose ndashimira na leta ahantu ubikoze nabi ubukoze icyaha ubagaragaje ariko ubu rega n'ubundi we hari abantu bafatana ntimubimenye mwebwe abanyamakuru none se uriya mugore iyo ajya uriya musore inka yamujyane iwe mu rugo rwiwe usudika cyo tamujyanye akamujyana muri roje wa mugani agafatanira iwe bari guhamagara nyirasenge yari afite iwe cyangwa se yari ashobora kuba yarabaga iwabo ariko none se ukunda n'umuntu wikodesha umusore akakujyana iwe mugafatanirayo mugahamagara wenda uwo shangazi nahamagara umugabo ugashiduka yihamagara undi muvuzi gakondo siyaza bikabera mu ibanga ntihazagire n'umenye ibyabaye ahubwo umugore agahita yihana ariko muri shambure rero ntabanga ribayo hanyuma iyi saha nk'iyo bigenze kuri uyu mugore niyo njya gusambana babirangiye cyangwa se hari andi makesura nayo n'ubundi umugore agakomeza muri umugore agira ubwoba ntabwo yongera gusambana ati nzongera mfatane nta muntu ukora icyaha kabiri buriya yihanye yarihaniye ni ukuri niba barabanye uyu munsi ari amahoro ni byiza cyane kandi ni byiza ko n'umugabo yamuhaye imbabazi hanyuma dusoza tubwire indwara uvura mbese ni izihe ndwara uvura cyane kurenza izindi tubwire naho ukorera aderesi zawe ngewe nkorera hano ku gasoko ka Nyakabanda ku gasoko ka Nyakabanda urampamagara nakuyobora mu rugo ni hafi yaho gatoya bakuzeho kuri hezina Mustafa umuvuzi gakondo wageze ugahita ubaye mbese ni icyamamare rero indwara mvura abasazi mvura imyuka mibi mvura nyabingi ababuze abagabo ya myuka mibi nahoze nkubwira uvuka ahantu ya myuka mibi igakomeza kukugendaho ukazashiduka iguhejeje iwanyu umusore yakureba akabona uri mwiza yatanya mugakundana yagiye kubwira ngo tuzakore uko akaba yagiye urabona ari abagore nk'abakobwa bajya bakunda n'abantu bajya muri gahunda yo gukora ubukwe ugashiduka yagiye ukazashiduka imyaka imurengeyeho iyo ngibyo babyita imyuka mibi karande uraza karande tukazirandura tukavura indwara ya mibi tukayirandura neza telekomunasi umutwe wa wundi udakira tukavura umugongo na ba bagabo batera akabariro batuma abagore babo bajya guca inyuma nabyo tukabibakorera tukabaha umuti wo gutera akabariro neza na ba bagore nabo badafite ububobere tubaha umuti kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza indwara za gakondo zose turazivura biterwa n'uko uje hari n'ubwo uza uvuga imwe ngasanga nawe hari izindi ufite ukavanga ngo tukuvuye nta kibazo yego ibiciro byo bazabyimenyera bageze nta kibazo bakwigezeho kuri reka mubwiye wenda gushimiye cyane byimazeyo benshi nari nabonye komenti zabo bakomeza kutubwira uti turakwinginze duhamagarira muganga uyu munsi nizere ko bya bibazo byose mwari mufite abibasubije murasubijwe ndakeka nta kibazo yanze kudusubiza nta kibazo kandi nagendeye kuri byinshi bakomeje
kwibaza hanyuma bazakugana bakubwira kira kibazo zongera kubikora cyangwa se uzavugana nabo bitewe nuko yakwegeye nk'uyu twari tumuranye igihe kirekire tuzabanza twumvikane turebe impamvu ashaka gufatanisha abo bantu tubanze namugira iki inama yego hari nubwo abenshi baraza tukabagira inama bakaza bambwira ngo ikibazo cy'umuriro cyarakemutse yego hari ukuntu umugabo aguca inyuma bitewe nuko wenda utameze neza uraza nkabanza nkaguha umuti wo kugira ngo umugabo agukunde nkaguha umuti ukabona ububobere waba utagira mu mazi ukayabona umugabo nawe yajya muri icyo gikorwa akabona arishimye sanda ba bantu bo ku ruhande ntabwo yongera kubasubiramo tubanza kugira inama tukakuvura tukareba umusaruro urimo ni ukuri ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye kandi murakoze Gasaro TV.